twongeye kubasuhuza abakunzi bacu kuri Shyashya TV, turabakunda cyane nk'uko tubaha ibiganiro cyangwa se inama za buri munsi zo kubaka ingo. Uyu munsi ngiye kubabwira ku mugabo ufite imboro ntoya cyane. Umugabo ufite imboro ntoya aba afite ipfunwe yuko yahura n'umugore, mbese yuko yamurongora, ugasanga ashobora no gusaza agasazira iwabo bakamwita ingaramakirambi kubera ipfunwe ry'imboro ntoya. Cyangwa ugasanga afite umukobwa mwiza bashobora gukundana ariko ntamugezeho igitekerezo cy'uko amubwira ati ndagukunda, ariko uyu munsi dushobora kugira gute, ushobora kumpa igituba, ariko noneho aka kanya ngiye kukumara impungenge, ngiye kukumara ipfunwe ry'uko warongoza imboro yawe kandi umugore akishima, mbese agataha anyuzwe. Buriya ni ukuvuga ngo kuko nabibabwiye, channel yacu utarakora subscribe uyigezeho ubwa mbere, nyaboneka gerageza ukore subscribe, share, comment. Kandi abavuga ko mudukunda natwe turabakunda, ko ntago mwakunda abatabakunda. Gerageza rero wowe uyigezeho ubwa mbere, ushobora kuyigezeho ubwa mbere, ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana umunsi ku wundi. Iyo ukoze subscribe ugere mu kuvuga ngo iyo twaprodinze uhita ubona ko twaprodinze ukabasha kugikurikira. Dore icyiza rero cyo kurongoza imboro ntoya udafite ipfunwe, ni ukuvuga ngo iyo ubizi ko ufite imboro ntoya, wowe ubwawe nakugira ngo ufite ipfunwe, kimwe na wa wundi ufite rwogamabondo, kimwe na wa wundi ufite impare, kimwe na wa wundi ufite nyine imboro ndende, namwe mwese murazizi cyangwa imboro nziza mu buzima, ariko ufite nyirabuninga nyirizina, niyo mboro ntoya iba ari. Ubundi hari imboro ntoya sibyo ibinananutse, sibyo, hari n'akagufiya ariko kaba gasa nk'akabyibushyemo. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ino mboro ushobora kuba inanutse ariko ari ngufiya, sibyo, cyangwa ikaba ibyibushye ariko ari ngufiya. Ugashobora kuba umugore wamurongora ntumugereze ku byishimo bye, ukishimira gucumita. Tayari nujya gucumita aho ngaho wa mugore ahita akubonamo fake, sibyo, ahita abona ko nta kintu ushoboye, ahubwo wowe utangire ukimurisha. Dore ibanga ryo gukoresha imboro ntoya rero, wowe iyo ugiye kuvuga ngo ugiye guhura n'umugore, ntabwo wowe ujya muri bya bintu bya gukina, ariko uremera yuko umugabo ufite imboro ntoya na kwa kundi kukwicaza gutya, nabwo ino positeri iremera, kubera ko araza agasubestiranyamo amaguru gutya, we akikorera ibyiwe, mbese akanyariza inyuma, atari wavuga ngo aracumita. Umugabo ufite imboro ntoya ni ukuvuga ngo positeri zose yazikora, ariko iyo winjiye gucumita ni rwose ushobora guseba, ariko wowe iyo ugiye inyuma ntiwinjizemo, ukanyariza inyuma, ugakora akazi ko kunyaza, umugore akishima, umugore akarangiza. Kandi buriya abagore benshi barangiza ari uko banyaje, kuko abenshi 100 kuri bangaga ntabwo ushobora gukunda umugore ashobora kuba yarangiza. Kuvuga ngo ubundi ibyishimo bya nyuma by'umugore biba mu kunyaza, ukabona murangirije imbere. Ndibaza ko ibyo ngibyo aribyo biza kugira ngo umugore aguteke, muryamane ejo azabwire mugenzi we ntuzatugire atakumukunda. Uremera ko iyo ufite n'igitsina gitoya uri umuntu w'umugabo wubatse umugore wawe ushobora kumushimisha ntagucime, ariko iyo ugiye muri bya bindi ngo ugiye gucumita ntabwo ibigeramo, uri kumva. Kandi iyo itagezemo kumva nawe ntabwo uri kumurongora, ahubwo uri kumukinisha, uri kumva, uri kumukinisha. Ariko wowe iyo ugiye ugakora ibyawe, ukamukarisa, ukabanza kumukarisa n'intoki, ugakurura ya mishino, uri kumva, warangiza ugatangira akazi kawe ko kunyaza. Niyo wavuga ngo ugiye gucumita ugasa n'uyigeramo kugira ngo atagucishamo ijisho, wowe ubwawe utongera ukayikuramo, ukamera nk'uwijijishije, nawe ubwe ntamenye ibyo ari byo, aba yumva ko nyine icyawe ari ukunyaza nyine, kandi koko nimba hari ibintu bibaho biryoha ukunyaza. Ndakubeshye se? Ngire ngo wowe rero wari ufite ipfunwe ry'uko ufite imboro ntoya, ufite nyirabuninga, ndatekereza ko aha ngaha urasobanukiwe. Nta mpamvu yo kujya kwipima cyangwa kwipena ugiye gucumita. Wowe nyaza umugore anyurwe, amavangingo yakumeneho,
kandi ibyo ngibyo ni ubikora umugore aranyurwa nawe unyurwe bya pfunwe wagiraga ntuzongera kubigira uri kumva ibaze guhura n'umugore mwiza warangiza ukamupfubya akagenda ababaye ejo wanamuhamagara akajya avuga ati si uyu yarampamagara icya mbere ntuzi kurongora icya kabiri ni ibyawe gusa ariko uyu mugore numujyaho ukamunyura ukirinda gushyira imbere mu gihe butuma wowe bikorera wumvise uzi uyu mugore azanyurwa azagushimira kandi nuraza kurongora ikizabikubwira azakugira ishuri kandi buri mugore wamurongoye akarangira ntabwo yavuga kugushimira ndatekereza ko uzamurongora umunyazi narangiza murangize uzarangiza mbere nurangiza umuti kwa kundi nanone atarangije ntihari n'ubundi ukaba ubaye ikivanye mu maso yawe ahubwo wowe uzabikore bakakugera ku byishimo bye bya nyuma niwumva agiye kurangira kuko ushobora no kumukunda kunyaza inongoro sibyo cyangwa se ugakunda gucumita ni ukuvuga ngo iyo wumvise ugiye kurangiza ushobora guhita uyishyiramo uri kumva wayishyiramo noneho wakumva byongeye bisubiye amasura asubiyeyo ukongera ukanyaza kugira ngo urangirize rimwe n'umugore kugira ngo nawe adasigarana ubundi nyabuneka wowe utarakoze subscribe nongere ngusabe mwinshi ndakwinginze kora subscribe kugira ngo tujye tugendana umunsi wundi kandi ibiganiro byacu nimba ubikunze udusharinga na bagenzi bawe